Yesu Kristo nashimwe. Ejo ku munsi wacu wa 87 twashoje umwami atumye kuri Elisa ko aramuca igihanga kandi ko Imana ari ibateje ibyago, yari ibateje inzara. Rero tugiye gukomeza dusoma, ni mu gitabo cya kabiri cy'Abami, dusoma ibice 7 turasozereza ku bice 9. Imana yo mu ijuru ibane natwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu n'iy'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati, mbese ntawe Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati, uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Ababembe bagarukanira abandi inkuru y'agakiza. Kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati, ikitwicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo tuzarapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, nibadukiza tuzabaho, nibatwica hose ni ugupfa. Mu kabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya. Bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu ururimo, kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisiraheli yaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo uko urugerero rwakabaye, barahunga ngo badashira. Nuko abo babembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Hanyuma baravugana bati, ibyo tugira si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda, bageze mu murwa bahamagara umurinzi w'irembo, baramubwira bati, twageze ku rugerero rw'Abasiriya, nuko dusanga nta muntu rurimo, ntawuhakomera keretse amafarashi n'indogobe biziritse, kandi amahema ari uko yakabaye. Maze uwo murinzi ahamagara abandi babibwira ab'ikambere ibwami. Nuko umwami yibambura muri iryo joro, abwira abagaragu bati, reka mbabwire inama Abasiriya batugiriye. Bamenye ko ari inzara itwishe, nicyo gitumye bava mu rugerero bakihisha mu gasozi. Bibwiye bati, nibasohoka mu murwa turabafata mpiri twinjire mu murwa. Nuko umwe mu bagaragu be aramusubiza ati, ndakwinginze reka njyane amafarashi 5 mu yasigaye mu murwa. Mbega noneho ntarembye nk'Abisiraheli bose bakiriho basigaye mu murwa, barokotse muri abo bamaze gupfa, tuyohereze turebe. Nuko benda amagare 2 n'amafarashi, umwami arabohereza ngo bakurikire ingabo z'Abasiriya, ati, nimugende murebe. Nuko barazikurikira barinda bagera kuri Yorodani, basanga inzira yose yuzuye imyambaro n'ibintu Abasiriya bagiye bateshwa n'ihubi. Intumwa ziragaruka zibibwira umwami. Nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abasiriya, bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi shekeli 1, n'indengo 2 za sayiri zigurwa shekeli 1, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Maze umwami agira uwo mutware yegamiraga amushyira ku irembo ngo arinde ibyaho. Abantu bamwuriraniraho hejuru aho yari ahagaze ku irembo, arapfa nk'uko wa muntu w'Imana yavuze, igihe umwami yazaga aho ari,
kuko uwo muntu w'Imana yari abwiye umwami ati ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo ebyiri za sayiri zizagurwa shekeli imwe n'indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe. Umutware agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Nawe akavuga ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nuko bimusohoraho bityo kuko abantu bamwuriraniyeho hejuru aho yari ahagaze ku irembo agapfa. Igice cya 8. Kandi Elisa yari yabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati hagurukana n'abo mu nzu yawe ugende usuhukire aho uzashobora hose kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo akurikije ijambo ry'umuntu w'Imana ajyana n'abo mu nzu ye asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya amarayo imyaka 7. Iyo myaka 7 ishize uwo mugore arasuhuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi umugaragu w'uwo muntu w'Imana aramubwira ati ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye umwanya wa mugore yazuriye umwana abaraje atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi aherako aravuga ati nyagasani mwami nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako amuha umutware ho umuhesha aravuga ati umugarure ibyo byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Uko umwami Benihadadi yishwe na Hazayeli. Bukeye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Benihadadi umwami w'i Siriya yari arwaye baramubwira bati wa muntu w'Imana araje. Umwami abwira Hazayeli ati jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana umubarizemo Uwiteka uti mbese aho azakira iyi ndwara. Nuko Hazayeli ajya kumusanganira ajyanye amaturo y'ikintu cyose cyiza cyo muri Damasiko. Byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Bahuye ahagarara imbere ye aramubwira ati umwana wawe Benihadadi umwami w'i Siriya akuntumyeho ngo mbese aho azakira iyi ndwara. Elisa aramusubiza ati genda umubwire uti gukira ko uzakira ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa. Maze Elisa aramutumbira kugeza aho uwo mugabo yagiriye ipfunwe. Umuntu w'Imana aherako ararira. Hazayeli aramubaza ati databuja urarizwa n'iki? Aramusubiza ati ndarizwa nuko menye inabi uzagirira Abisiraheli. Ibihome byabo uzabitwika uzicisha abasore babo inkota uzahondagura abana babo bato n'abagore babo batwite uzabafomoza. Hazayeli aravuga ati nkanjye umugaragu wawe ndi iki cyo kuba nakora ibikomeye bene ibyo ko ndi imbwa? Elisa aramubwira ati Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'i Siriya. Nuko aherako asiga Elisa aho asanga shebuja. Shebuja aramubaza ati Elisa yakubwiye iki? Nawe aramusubiza ati yambwiye ko uzakira nta kabuza. Bukeye bwaho Hazayeli yenda uburingiti abwinika mu mazi abumupfukisha amaso. Umwami aherako aratanga. Nuko Hazayeli yima ingoma ye. Iby'ingoma ya Yoramu umwami w'Abayuda. Mu mwaka wa 5 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisiraheli kandi Yehoshafati wari umwami w'Abayuda amaze gutanga. Yoramu umwana wa Yehoshafati yima ingoma ye ajya ku ngoma amaze imyaka 32 avutse amara imyaka 8 Yerusalemu ari ku ngoma. Ariko yagendanaga ingeso z'abami b'Abisiraheli nk'uko ab'inzu ya Ahabu bazigendanaga kuko yarongoye umukobwa wa Ahabu akora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko Uwiteka yanze kurimbura Abayuda kuko yagiriye Dawidi umugaragu we nk'uko yamusezeranije kuzamuha itabaza rijya ryaka mu rubyaro rwe iteka ryose. Ku ngoma ye
nibwo Abedomu bagomeye Abayuda biyimikira uwabo mwami Yoramu. Abibonye atyo, yambukana n'amagare ye yose atera i Seyiri, ahaguruka nijoro atwaza Abedomu bari bamugose n'abatware b'amagare yabo. Abantu niko guhungira mu mahema yabo. Uko niko Abedomu bagomeye Abayuda na bugingo n'ubu. Icyo gihe ab'i Libuna nabo baragoma. Ariko indi mirimo yose ya Yoramu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Nuko Yoramu aratanga, asanga ba sekuruza, bamuhamba hamwe nabo mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Ahaziya yima ingoma ye. Ibyo ku ngoma ya Ahaziya umwami w'Abayuda. Mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisiraheli, Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda yimye ingoma. Ahaziya yimye amaze imyaka 22 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Ataliya mwene Omuri umwami w'Abisiraheli. Yagendanaga ingeso z'ab'inzu ya Ahabu, agakora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko ab'inzu ya Ahabu bagenzaga, kuko yari umukwe wa Ahabu. Bukeye Ahaziya atabarana na Yehoramu mwene Ahabu, batera Hazayeli umwami w'i Siriya, barwanirira Moti Galeyadi. Abasiriya bakomeretsa Yehoramu. Nuko umwami Yehoramu aratabaruka ajya i Yezerēli kurwarirayo ngo akire ibisare yakomerekejwe n'Abasiriya ubwo yarwaniraga i Rama na Hazayeli umwami w'i Siriya. Bukeye Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda aramanuka ajya i Yezerēli gusura Yehoramu mwene Ahabu, kuko yari arwaye. Igice cya 9. Titire yacyo iravuga ngo Yehu aba umwami. Elisa ahamagara umwe mu bana b'abahanuzi, aramubwira ati, kebura wende iyi mperezo irimo amavuta ugira Moti Galeyadi. Nugerayo ubaririze Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi. Numenya aho ari, winjire umuhagurutse muri bene se, umujyane haruguru mu mwinjiro. Uhereko wende iyi mperezo irimo amavuta uyamusuke ku mutwe, uvuga uti, Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisiraheli. Maze uhereko ukingure urugi, wiruke uhunge ntutinde. Nuko umuhungu w'umuhanuzi aragenda agira Moti Galeyadi. Agezeyo asanga abatware b'ingabo aho bari bicaye, aravuga ati, ngufitiye ubutumwa mutware. Yehu aramubaza ati, ni uwuhe muri twe twese? Aramusubiza ati, ni wowe mutware. Nuko Yehu arahaguruka, binjirana mu nzu. Bagezemo, uwo muhanuzi amusuka amavuta mu mutwe, aravuga ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze iti, nkwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisiraheli, ubwoko bw'Uwiteka. Kandi uzice ab'inzu ya shobuja Ahabu, kugira ngo mpore Yezebeli amaraso y'abagaragu banjye b'abahanuzi n'abandi bagaragu b'Uwiteka bose. Ab'inzu ya Ahabu bose bazarimburwa, mare umuhungu wese kuri Ahabu w'imbata n'umudendezo mu Bisiraheli. Nuko inzu ya Ahabu nzayihindura nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya. Imbwa zizarira Yezebeli mu gikingi cy'i Yezerēli, kandi ntawe uzamuhamba. Nuko akingura urugi arahunga. Maze Yehu arasohoka asanga abandi bagaragu ba shebuja. Umwe aramubaza ati, ni amahoro masa? Wa mugabo w'umusazi yari akuzanyweho n'iki? Aramusubiza ati, uwo mugabo muramuzi n'amagambo ye? Baramusubiza bati, oya, uratubeshya. Noneho tubwira ibyo ari byo. Arabasubiza ati, arambwiye ngo Uwiteka aravuze ngo akwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisiraheli. Nuko barabaduka n'ingoga, umuntu wese yenda umwambaro we, bayisasaho yari ahagaze hejuru ku rwuririro. Baherako bavuza ikondera, baravuga bati, Yehu niwe mwami. Yehu yicaye Yehoramu na Ahaziya. Uko niko Yehu mwene Yehoshafati mwene Nimushi yagomeye Yehoramu. Kandi Yehoramu n'Abisiraheli bose barindagira Moti Galeyadi, baharinda Hazayeli umwami w'i Siriya. Ariko umwami Yehoramu yari yasubiye i Yezerēli kwiyomoza ibisare Abasiriya bari baramukomerekeje.
ubwo yarwanaga na Hazayeli umwami w'i Siriya. Nuko Yehu aravuga ati niba ari byo mushaka ntihagire umuntu wese ucika ngo ave mu mudugudu ajye kubivuga i Yezerēli. Nuko Yehu agendera mu igare ajya i Yezerēli kuko ariho Yehoramu yari arwariye. Kandi ubwo Ahaziya umwami w'Abayuda yari yaramanutse aje gusura Yehoramu, kandi umunetsi yari ahagaze ku munara w'i Yezerēli, arabukwa umutwe w'ingabo za Yehu aje, aravuga ati mbonye umutwe w'ingabo. Yehoramu aravuga ati shaka umuntu ugendera ku ifarashi umwohereze kubasanganira ababaze ko ari amahoro. Nuko umwe aza gusanganira Yehu agendera ku ifarashi, aramubaza ati umwami ngo ni amahoro? Yehu aramusubiza ati iby'amahoro urabishakira iki? Hindukira unkurikire. Maze wa munetsi aravuga ati intumwa ihuye nabo ariko ntigarutse. Nuko atuma uwa kabiri nawe ari ku ifarashi, abagezeho aravuga ati umwami ngo ni amahoro? Yehu aramusubiza ati iby'amahoro urabishakira iki? Nkurikira. Wa munetsi aravuga ati intumwa ihuye nabo ariko ntigarutse. Ariko uwo muntu uburyo agenza igare rye burasa n'ingendo ya Yehu mwene Nimushi, kuko arigenza ryihutisha. Yehoramu aherako aravuga ati nimutunganye igare ryanjye. Nuko bararitunganya, maze Yehoramu umwami w'Abisiraheli na Ahaziya umwami w'Abayuda barasohoka baragenda, umwe ajya mu igare rye n'undi mu rye, bajya gusanganira Yehu. Bahurira nawe mu gikingi cya Naboti w'i Yezerēli. Nuko Yehoramu abonye Yehu aramubaza ati ni amahoro Yehu? Aramusubiza ati mahoro ki? Ubusambanyi n'uburozi bwa nyoko Yezebeli butagira akagero bukiri aho. Yehoramu ahinduza amafarashi imikoba arahunga, abwira Ahaziya ati Ahaziya we, batugambaniye. Nuko Yehu afora umuheto we arinjiza araza Yehoramu mu gihumbi, umwambi usohoka mu mutima agwa mu igare rye. Yehu aherako abwira Bidukari umutware we ati muterure umujugunye muri cya gikingi cya Naboti w'i Yezerēli. Wibuke yuko ubwo jyewe nawe twagenderaga ku mafarashi twembi dukurikiye se Ahabu, Uwiteka yamushyizeho iki gihano akavuga ati ni ukuri ejo nabonye amaraso ya Naboti n'ay'abana be, niko Uwiteka yavuze. Kandi ati nzakwiturira muri iki gikingi, niko Uwiteka yavuze. Nuko rero muterure umujugunye muri icyo gikingi nk'uko Uwiteka yavuze. Ahaziya umwami w'Abayuda abibonye ahungira mu nzira ijya mu kazu ko mu murima. Yehu aramukurikira aravuga ati nawe nimumuterere mu igare rye. Nuko bamuterera mu igare rye mu nzira izamuka ijya i Guri hateganye n'i Bureyamu, maze ahungira i Megido agwayo. Abagaragu be bamushyira mu igare rye bamujyana i Yerusalemu, bamuhamba mu gituro cya sekuruza mu mudugudu wa Dawidi. Umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu, Ahaziya yimye Buyuda. Yehu yica Yezebeli. Yehu ageze i Yezerēli, Yezebeli arabyumva, maze yisiga irange mu maso, asokoza umusatsi, aherako arungurukira mu idirishya. Abona Yehu anyura mu irembo, aramubaza ati ni amahoro Zimuri we, warishe shobuja? Yehu arararama areba mu idirishya aravuga ati uwo dufatanije ninde? Nuko abagabo babiri b'inkone cyangwa batatu baramurunguruka, arababwira ati nimumujugunye hasi. Nuko bamujugunya hasi, amaraso ye yimisha ku mazu no ku mafarashi. Yehu araza aramuribata, yinjira mu nzu arafungura maze aravuga ati nimugende murebe iby'uwo mugore w'ikivume mu muhambe, kuko ari umwana w'umwami. Nuko bajya kumuhamba, ariko intumbi ye ntibayihasanga keretse igihanga cye n'ibirenge n'ibiganza. Bituma bagaruka barabimubwira, aravuga ati iryo ni ryo jambo Uwiteka yavugiye mu mugaragu we Eliya bita Ishubi, ati mu gikingi cy'i Yezerēli niho imbwa zizarira intumbi ya Yezebeli, kandi intumbi ya Yezebeli izaba nk'amase ari ku gasozi mu gikingi cy'i Yezerēli. Bituma nta wavuga ati uyu ni Yezebeli. Bitume nta wavuga ati uyu ni Yezebeli.
Imana rero ibaha umugisha, turashoje uyu munsi, tuzakomeza ejo dusoma igice cya 10 n'ibice bikurikiraho. Mugire umunsi